nubwo igihe cyose tuba dukeneye imbaraga z'Imana, hari igihe kimwe uba wumva ukeneye imbaraga z'Imana kurenza ibihe byose, kuko Imana yo ibizi igihe runaka ushobora kuyigarukira. Hari benshi bataye Imana, hari benshi batari kumva iby'Imana ibabwira, ariko Imana icyo ishaka ni ukujya aho tuyikorere, ni ukujya aho tuyumve, kuko akenshi iyo uri mu bigeragezo nibwo abantu batangira kugenda baguseka, nibwo utangira kugenda uba igicibwa muri rubanda, nibwo utangira kugenda ubuzima ubona ko bwawe budashoboka, nibwo utangira kugenda uta icyizere cyawe. Kandi nyamara Imana iratubwira ati gira ukwizera kungana nk'igiti cyose. Nugira ukwizera guto gusa, ahubwo wowe ukwizera ufite mu gihe ubona kwakuze, kuko Imana yaravuze ati nzagukuza imbere y'abanzi bawe. Niyo mpamvu Imana ikubwira gira ukwizera, ugira ukwizera kwishi, kuko Imana ikuriho ni Imana ishobora byose. Imana ikuriho ni Imana ihindura amateka, Imana ikuriho ni Imana ihindura ibyaremwe byose. Imana ikuriho niyitegeka byose ngo bikubeho, kuko ibyiza byose nibyo byakuremewe, ariko ibibi biritonda bikitambika imbere yawe. Bene data ndababwiza ukuri, hari igihe uba urimo cyose, uri mu bibazo byinshi, intambara zaguhagurukiye, ibibazo byaguhagurukiye, abanzi bahagurutse, iminwa yose yaguhagurukiye, inzoka zose zaguhagurukiye, hari iminwa imeze nk'iy'intare, ya minwa ivuga ngo bakwirukane mu kazi, ejo bakakwirukana, ya minwa ivuga ngo pfa, ejo bundi bikapfa. Hari abantu birirwa bagutongera ku magambo, hari abantu birirwa bagutongera ku buzima bwawe, ariko nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo uhure n'Imana yawe. Iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo wumve ko Imana itakuretse. Iki nicyo gihe cyawe wumve ko Imana ikigufite mu biganza byayo. Ndababwiza ukuri bene data, igihe wumva ko ukeneye Imana ni cya gihe wumva ko ugereranyije n'ibibazo. Hari igihe ibibazo biba byaguhagurukiye. Bene data ndabizi, ugomba kwita upfukama ukambaza Imana yawe, ugasenga Imana yawe, kuko Imana yawe yarakubwiye ati nzakuba imbere, nzakuba iruhande, nzakuba ndetse n'inyuma, nzakuba impande zose, kugira ngo hatazagira ikibi kikwataka. Dawidi ajya gutabarwa, yatabawe kubera ko Imana yari imufiteho umugambi mwiza, yatabawe kubera ko yari yatakambiye Imana. Ndababwiza ukuri bene data, igihe Imana wisumbirizwa n'ibibazo byonyine ngo wumve ko ibibazo bisumba Imana yawe. Hari Imana yawe ikuri hejuru, hari Imana yawe iri hejuru ya byose, ariko n'uwitakambira Imana yawe, Imana irakuza gutabara. Ndababwiza ukuri bene data, ubu nicyo gihe cyo kwinjira mu masezerano yawe, ubu nicyo gihe cyo kwinjira mu gutabarwa kw'Imana kwawe. Mwene data, mureke twumve rino jambo ribagaruremo icyizere mu mutima wanyu, ribagarure mu buzima bwiza, ribagure mu butima mwiza. Kamusenga Imana uyereke ibibi byawe, igerageze kugarure mu byiza, kuko imbaraga zawe wagerageje kugaruka mu byiza, ariko ibintu byose byaranze. Ubu nicyo gihe ngo ugerageze wereke Imana, ugereke ibyakunaniye, Imana igerageze gutabara. Mureke dusoze amasezerano Imana yatuzaniye ku isi hano. Hari benshi batazi ko Imana icyo ishaka ni ukuyihimbaza, icyo ishaka ni ugukora ibyo ishaka kugira ngo ubashe kugera mu ngoma yayo. Mureke twumve icyo ino jambo ritubwira, kugira ngo tubashe kugendera mu mahame ya Bibiliya, tubashe kugendera mu mahame y'ijambo ry'Imana. Mureke dusome muri Zaburi ya 22, Zaburi ya 22, turasoma umurongo wa 20 tugere ku murongo wa 23. Haragira ati, turahera ku murongo wa 19. Haragira ati, ariko Uwiteka ntumbe kure, ni wowe muvunyi wanjye, tebuka unabare, kiza ubugingo bwanjye inkota, icyo mfite urukumbi ugikize ubutware bw'imbwa, nyiza akanwa k'intare, waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro,
nzagushimira hagati y'iteraniro. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana, iri ni ijambo ribereka ko igihe cyose nta bibazo bigomba gukurutira Imana yawe. Igihe cyose uri mu bibazo umva ko Imana iri hafi yawe kugira ngo Imana ibashe kuba yagutabara. Hari ibibazo bikubaho kubera ko Imana yifuza ko bikubaho kugira ngo Imana isohoze amashimwe yawe, kugira ngo Imana igerageze kuremera amashimwe. Uwiteka Imana yacu, umuntu wese wumva kino kiganiro, umuntu wese wumva rino jambo ryawe, data ugerageze umuhe imbaraga z'umunezero, umuhe imbaraga z'umunsi, umuhe imbaraga data zimuhindura ubuzima. Data turabizi ko ari wowe ushobora byose, turabizi ko ari wowe uri hejuru ya byose. Iyi tariki data uyihe umugisha, tariki 9 z'ukwezi kwa 12 2024, ni umunsi wa mbere w'ibyishimo, ni umunsi uje guhindura ubuzima bwacu, ni umunsi uje kutwinjiza muri gakondo zacu, ni umunsi uje kutubwira ko amasengesho turi busenge, icyo turi busabe Imana iri bugikore nk'Imana. Ni umunsi uje kutubwira ko tugomba kwihuza n'Imana. Ndababwiza kuri bene data, pfuka musenge nonaha, wumve ko iri sengesho tugiye gusengana rigomba gusenya ibicaro by'Abamedi n'Abaperesi, rigomba kugeza iwawe, rigomba gusubiza ibyawe, rigomba guhuza n'ibyo wasabye, kuko ni Imana dusaba kandi Imana niyo igena, Imana itanga byose. Uwiteka Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga kwacu, niwe muremyi wa byose, ni nawe data ubasha kubeho wabiha ubuzima. Turagusabye data, buri wese uri kumva rino jambo data, numuhorere ibicumuro bye, ahubwo data umuhe kubinesha. Data buri kimwe cyose agusaba data ukimuhe nk'Imana yawe. Mana turabizi ko ari wowe uri Imana, turabizi ko ari wowe ushobora byose, turabizi ko ari wowe ukora byose, imbere ya byose ni wowe ubanza. Ubu nonaha data, ndabizi ko ugiye gukora amateka, ndabizi ko ugiye guhindura ubuzima bwa benshi, ndabizi ko ugiye guha abantu bose kubaha amahirwe yo kugira ngo ugeza kwinjira muri gakondo zabo. Ndabizi ko data ugiye guha abantu amahirwe yuko ugomba gukemura ibyo wabasabye, ibyo bagusabye byose. Data turabizi kuri Imana nyamana, turabizi ko ari wowe ubanza hejuru ya byose. Data turabizi ko ari wowe ugena byose. Mana buri wese data uri kumva rino jambo, gerageza uhindura amateka ye data, gerageza uhindura amateka y'umuryango we data. Mana turabizi ko uyu munsi arapfukamye ari kugusaba data, ari kugutakambira ngo umutabare, ari kugutakambira data ngo umutabare. Data tubwiye ko n'ugutakambira wese uzagerageza kumwiyereka. Mana turagusabye iyereke buri umwe we data, turabizi kuri Imana na Mana. Amen. Shimwa data. Uwiteka ni wowe byiringiro byanjye, Uwiteka ni wowe umba hafi, Uwiteka ni wowe umpa kuramba, Uwiteka ni wowe umpa kunezerwa. Data mwiza, tugusenze data turi imbaga nyamwinshi. Hari benshi bari kumva rino jambo rigiye kubahindura amateka, hari benshi bagiye kumva rino jambo rigiye kubageza muri gakondo zabo. Data gerageza ubiyereke. Uyu mwaka data buri wese agenda ahura n'ibye, uyu mwaka data buri wese ugenda umwiyereke data. Turabizi kubera hose data, turabizi kuko ubanje imbere data, ari byose bihabwa umugisha. Data baratubwiye tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu. Si ubwa mbere mbonye ukora, Yesu Kristo w'i Nazareti, si ubwa mbere mbonye ukora. Ndabona abantu ugiye gusubiza data. Mana dubumbura amaso data, tubumbura amatwi twumva ijambo ryawe. Mana twereke inzira tugomba kunyura, tujya ushaka data, tugane ku misozi watuyoboyeho data. Buri wese akora icyo ushaka. Yesu turabizi ko ibyo twifuriza data ari byiza. Twe nka kamere y'umuntu twifuza ibibi gusa data, ariko dukureho mu rwangano, dukuremo ishyari n'urugomo data. Turabigusabye twizeye izina ryawe data. Amen.